Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, mushiki wacu mwene data ukurikiye umwanya. Mazina yanjye Njye Theodore, wandi umupasitori ukorera umurimo w'Imana mu itorero ry'ivugabutumwa ry'inshuti mu Rwanda. Uyu mwanya nkaba nongeye kuza kugira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo Uwiteka niwe shingiro ry'ubuzima. Turasanga mu gitabo cya Zaburi y'ijana na 27 umurongo wa 1 n'uwa 2. Unyemerere dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, wowe waturinze ukaba ukiturinze na n'iyi saha, tugushimiye umwanya duhaye ngo twumve ijambo ryawe. Ni wowe gusa mu buzima bwacu kandi wowe twifuza wenyine. Ducishijwe bugufi no kugira ngo ushirwe hejuru, kandi neza yawe n'urukundo rwawe no gukomera kwawe no kuba ari wenyine gusa ukwiye kuba mu buzima bwacu birushaho kwamamara kandi birushaho kuba ibyishingiro mu byo dukora bya buri munsi. Urakoze kuri Imana iri kumwe natwe, umugisha abateze amatwi kandi abari burangize mu izina rya Yesu iyi audio. Mana, barushaho guhabwa umugisha nawe. Urakoze kuri Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome Zaburi y'ijana na 27 umurongo wa 1 n'uwa 2. Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari we urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare, mugatinda cyane kuruhuka, mukarya umutsima w'umuruho, niko aha uwakunda ibitotsi. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Uwiteka niwe shingiro ry'ubuzima. Aha dusomye hatubwiye ko Uwiteka iyo atari we wubaka, urinda, abandi bose baba baruhira ubusa. Byerekana ko nukuri suko badakwiye kubikora, ahubwo bakwiriye kubikora bari mu bufasha no mu bushobozi no mu mbaraga no mu butware bw'Uwiteka Imana, bamwiringiye ku bwa buri kimwe. Ese ubundi ko Uwiteka Imana itari mu buzima bw'umuntu yabiki? Mu gusubiza iki kibazo, reka nkwibutse ko iyo ukuye Uwiteka mu buzima bwawe burasharira. Nta ntego waba ugifite mu kubaho, nta cyerekezo cyabwo. Ariko se kuki? Uwiteka ne wivugiye aya magambo akurikira: Ninjye urema. Uwiteka niwe murema. Ati menye iherezo mu itangiriro, azi byose. Ati ndiwe uwa mbere n'uwa nyuma, niwe banze ryo kwizerwa kandi ni nawe ubasha kugusohoza rwose. Ni Alpha na Omega. Ne wivugiye ati ninjye ukinga ntihagire ukingura, kandi nakingura ntihagire ukinga. Haleluya. Yesu yaravuze ati niyo yaremye umuntu, azi neza ko ari waremye umuntu, kandi nayo ubwayo yarivugiye ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Yarivugiye ati isi n'ibiyuzuye byose ni ibyanjye, ntacyo nkena. Pawulo nawe yungamo aravuga ati kandi nubwo twe tutizera, we ahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Haleluya. Imana ishimwe kuko ibyo yavuze ari ukuri, kandi naho abantu batabyizera, we ahora ari uwo kwizerwa kandi ntiyakwivuguruza, we bwe ntiyakwihakana. Ni henshi yivuga ubwayo ko ariyo Mana, nta yindi baho. Muri iyi Zaburi rero dusomye, umwanditsi yasobanukiwe ko Uwiteka avuye mu buzima bw'umuntu, uwo muntu ntibyamubera byiza. Niyo mpamvu insanganyamatsiko y'iyi Zaburi ivuga iti ubuzima butarimo Imana ntibugira igisobanuro, usanga nta sanse bugira. Ariyo mpamvu uzabona abantu benshi babihiwe n'ubuzima, kandi mu mvugo dukunze kuvuga ntacyo abuze. Ariko burya uramutse umwegereye wasanga hari icyo abuze. Wowe uneze amatwi, ndakwinginga ngo ureke Uwiteka kubera umusingi, fondasiyo ya buri kimwe mu buzima bwawe. Umuntu umwe niwe wavuze ngo bwira Uwiteka ingenzi, uwa mbere mu buzima bwawe, nawe aziyubakira ibisigaye. Muri iyi mirongo ibiri twasomye y'iyi Zaburi itwereka ko ari Uwiteka utanga ubwihisho, amahoro ndetse no gukomezwa. Bishimangirwa muri aya magambo y'ingenzi tuyibonamo: yaba Uwiteka atari we wubaka inzu, abayubaka baruhira ubusa. Inzu ni ubwugamo, ubwihisho bwo mu rugo,
ni ubwugamo twugamamo imvura, izuba, umuyaga mwinshi n'ibindi bishobora kwangiriza ubuzima bwacu. Ni ubwihisho twihishamo abanzi b'umuntu, inzara, kwambara ubusa n'ibindi umuntu akenera by'ibanze. Niyo mpamvu rero iyi zaburi yatubwiye ko iyo Uwiteka atari we wubaka inzu, abayubaka baruhira ubusa. Iyo usomye ibyakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo 24 kugeza kwa 28, Uwiteka niwe uha abantu ibyo bakeneye, ariko biba akarusho kuba yizera kandi bakayikunda. Mureke Imana aba ariyo itwubakira inzu, aba ariyo itwubakira imiryango. Amina. Icya kabiri, iyo Uwiteka atari we urinze umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Umudugudu ugizwe n'ingo nyinshi. Ntibikwiriye ko Uwiteka yubaka inzu gusa, ahubwo ni nawe ukwiye kurinda umudugudu. Kubera iki? Umudugudu wari ihuriro ry'imbaraga, ahaba ubuhungiro iyo abanzi bateye igihugu. Uwo mudugudu wabaga ufite abarinzi bawo. Uwiteka rero atarinze umudugudu, abarinzi babera amaso ubusa. Na n'uyu munsi umudugudu niwo shingiro ry'igihugu, niho ibikorwa byose zibanze basha gukorerwa. Uwiteka atari ubashije kurinda, atari ufashije abarinda, atari ubashije gufasha abayobora, atari ubashije gukora ibikwiriye, ni ukuri baba bari kuruhira ubusa. Nta na hamwe twabonera gutabarwa usibye ku Uwiteka gusa. Umudugudu wacu, igihugu cyacu gitabarwa n'Uwiteka, kirindwa n'Uwiteka Imana. Hahirwa ufite Imana Yakobo nk'umutabazi. Iyo usomye Zaburi 121 umurongo wa 3 kugeza kwa 8, niyo yemeza neza ko Uwiteka ari ukwiriye umwanya wo kuba umurinzi, kuko atakurinda gusa umwanzi w'umubiri, ahubwo akurinda n'uwo mu buryo bw'umwuka n'ibindi byose byashaka kwangiriza ubuzima bwawe. Igihe cyose umwemereye, akubera umurinzi. Amagambo yakoreshejwemo niyo abyemeza. Iyo dusomye usanga abyerekana. Hari amagambo agira ati, ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntazahunikira, ntajya asinzira rwose. Dore urinda Abisirayeli ntazahunikira kandi ntasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Amagambo dusomyemo atwereka ko atari umurinzi w'umwanya muto cyangwa se w'ijoro gusa ngo ku manywa agende, ahubwo atubera amaso ibihe byose. Atubaho, aratuyobora, araturinda, aradufasha, aradukomeza kuri buri kimwe cyose dukora, kandi ajya tubera amaso buri munota, buri saha, no muri buri gahunda yawe na situation urimo uko yaba iri kose. Uwiteka niwe murinzi wawe. Nta na kimwe cyagira icyo kigutwara atabyemeye cyangwa atabizi. Nta cyamutungura umwami wacu. Kandi nkunda ko uretse kuba Imana, umwami yitwa data wa twese, umubyeyi uruta abandi bose twigeze kumenya. We azi ibyo dukenera umunsi ku wundi, kandi anezezwa no kubiduha kuko azi ko bidukwiriye. Ariko adusaba ko twemera ko ari we data, nta wundi ukwiye kuba mu buzima bwacu, tukamwakira nk'umwami Imana, Uwiteka ushobora byose, ubera hose icyarimwe, uzi byose, kandi uzi izina rya buri muntu wese. Haleluya. Uzi izina ryawe wowe unyumva uyu mwanya. Arakuzi, azi n'amazina yawe, azi aho utuye, azi aho uba, azi ibyo ukora bya buri munsi. Arakuzi wese. Ibaze umubyeyi uvuga ngo muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka, ni njye waremye, ni njye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Uyu mwami mwiringira umugira umurinzi, kuko arirahiye ati nzajya nkiza, izina rye rihabwa icyubahiro. Umurongo wa 2 tubonamo irindi jambo rivuga ngo aho akunda ibitutsi, cyangwa aho akunda ibingana bityo agisinziriye. Mu ijambo rimwe, Uwiteka ni utanga umugisha wa buri kimwe dukeneye mu buzima. Umusaruro wose twakura mu byo dukora uturuka ku Uwiteka. Uwiteka ni utanga umugisha, kandi iyo awutanze ntawe ushobora kuwukwaka. Niwe waremye isi n'ibiyirimo byose,
kandi abigabira uwo akunda. Yabwiye Benjamin ati ukundwa n'Uwiteka azabana nawe amahoro, ahora amukingira umunsi ukira, aba mu bitugu bye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Icyo Uwiteka agushakaho, atwifuzaho, ni ukugirana nawe ubusabane ku buryo ari we dutekereza buri mwanya. Iyo mibanire myiza dukeneyeho niyo ituma tumwita data wa twese kandi tukamubwira ibyo twifuza buri munsi. Petero ati muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Yeremiya ati uku niko Uwiteka avuga, ubwira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye. Aravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Naho waba uruhijwe wumva ko ari kure yawe, aravuga ati ntabaza ndahari nkwereke ko ndi kumwe nawe. Haleluya. Niyo mpamvu twavuze ngo Uwiteka niwe shingiro ry'ubuzima. Nongere mbikwibutse, niwe shingiro ry'ubuzima. Mu byo twabonye byose byerekana ko nta wundi dukeneye, niwe wenyine. Tumwizere nawe azadukorera imirimo kandi azaba kuri twe, azaturinda, azadukomeza mu bihe byose. Wowe nkurikiye umwanya wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, uramenye ntugakore ikosa ryo gukura Uwiteka Imana mu buzima bwawe. Kandi niba urutangiye kumwibagirwa, ongera umutabaze, umuhamagare, arakwitaba kuko yiteguye kukugirira neza. Imana ishimwe cyane. Kandi niba waba unkurikiye utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagusaba kumwakira mu buzima, kuko niwe rufunguzo nyakuri, niwe nzira yo kukugeza mu busabane bw'imibanire nyakuri n'Imana Uwiteka. Niwe wenyine, niwe rufunguzo, niwe nzira, niwe kuri wabasha kukugeza muri iyo mibanire myiza n'Imana. Imana ikugire neza kandi Imana iguhe umugisha. Mbifurije kugira Uwiteka n'imigisha yose atanga, tumugira ishingiro ry'ubuzima bwacu mu byo dukora no mu byo ducamo byose, mu izina rya Yesu. Amen.